kumenya izina uzita umwana wawe ni ikintu cy'ingenzi cyane, ndetse ababyeyi batari bake bamara igihe bategura. Nyamara ariko harabo usanga bigora kumenya izina bazita umwana wabo rifite ubusobanuro bifuza. Muri iyi video ngiye kugufasha muri ayo mahitamo, by'umwihariko ku bana bazavuka muri uyu mwaka. Reka turebe no ku mazina y'abahungu. Izina rya mbere ni izina Liam. Liam ni izina rikomoka mu rurimi rukoreshwa muri Scotland, rigasobanura uburinzi cyangwa se indwanyi ikomeye. Izina rya kabiri ni Levi. Iri ni izina rikomoka mu Giheburayo, rigasobanura abashyize hamwe. Irya gatatu ni izina Dylan. Iri zina rikomoka mu gihugu cya Wales, rigasobanura umwana w'inyanja. Izina rya kane ni Ryan. Ryan ni izina rikomoka mu rurimi ruvugwa muri Scotland, rigasobanura umwami w'umwana cyangwa se umwami ukiri muto. Izina rya gatanu ni Nolan. Nolan ni izina rikomoka mu rurimi rukoreshwa muri Ireland, risobanura uwahize abandi cyangwa se champion. Izina rya gatandatu ni Waylon. Waylon ni izina rikomoka mu rurimi rw'Icyongereza, risobanura indwanyi ifite umurava cyangwa se indwanyi idacika intege. Izina rya karindwi ni Ian. Ian ni izina rikomoka mu rurimi rukoreshwa muri Scotland, rigasobanura ngo Imana ni inyempuhwe cyangwa se ni inyembaraga. Izina rya munani ni Maverick. Maverick ni izina rikomoka muri Amerika, risobanura umugabo wigenga. Izina rya cyenda ni izina Wesley. Wesley ni izina rikomoka mu rurimi rw'Icyongereza, risobanura ubusitani bwiza cyane. Izina rya cumi ni Grayson. Iri ni izina rikomoka mu Cyongereza, risobanura umuntu ukunda ukuri kandi uba ufite amatsiko yo gusobanukirwa isi.